Reka nongere mbahe ikaze rero kuri Rwanda karibu mbaha ikaze kuri Rwanda. Reka dukomeze dusoma igitabo nanditse uko ijuru ryagejeje mu Rwanda umwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. Twamaze kureba imibare uko byagenze, abavuga ngo ntago abatutsi bapfuye barenga miliyoni. Video yashize wayireba irabikubwira neza ikakwereka imibare uko byagenze. Uyu munsi rero kino gitabo nkora gihawe muri 2014 nyandika imyaka ibiri, hafi imyaka 2016 kirarangira gisoka muri 2020 cy'amapaje 600 kivuga uko ijuru ryageje mu Rwanda umwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. Ese bivuze iki iyo mvuze ngo ijuru ryagejeje mu Rwanda umwaka w'1994? Nuko abarenga 1994 mu Rwanda mu mwaka w'1994 bose bavuga ko bakunda Imana, bemera Imana, bizera Imana n'umutima wabo bose, n'ubwenge bwabo bose, n'imbaraga zabo zose. Ariko none ukibaza uti byagenze gute kugira ngo abantu birare mu bandi babarimbure kariya kageni? Urero akabiko tugenda tubisasira dutangirira ku bintu byatangiye mu myaka za 800 za 59 kuzamuka. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kibazo cyabaye hagati ya Kayibanda na Habyarimana, uko Habyarimana yagize Kayibanda ikiraro cyo kwambukiraho. Reka tubirebe n'abatindiye tubyinjiremo bacire ku mayange. Hano rero nkuko ubibona dufite Habyarimana yicare ku gakanu Kayibanda, yamwishire ku gakanu. Icyo gihe mu 1973 MDR Parmehutu yavugwaga ko idakunzwe, baravugaga nta gikunzwe, bakavuga ko ntacyo yitayeho, bakavuga ko yamunzwe na ruswa, bakavuga ko bayishinjaga yuko yica abatutsi. Habyarimana nibyo buririyeho, burira kuri ibintu byose. Noneho ikibazo kigananduka kiravuka, ubukungu burahazaharira. Noneho rero babonye rugari rwo kwivuna Kayibanda, nuko bamwivunnye. Ibi ni ibintu byose bamureze kandi yari yarabizeye, bamubwira ko adagikunzwe, ko ntacyo yitayeho, amunzwe na ruswa, yica abatutsi. Ubwo ikibazo kiganduka kiba kiravutse, ubukungu burahazaharira. Bumaze kuhazaharira rero baravuga bati uyu muntu tukamuvanaho. Byafashe igihe, urabona ko iyo ibintu biba ukagenda igihe byanze bikunze. Ariyo mpamvu kino gitabo nanditsemo ngo time makes sense with time. Igihe byanze bikunze kigenda kigaragaza uko ibintu bimeze, ntago ari ibihe bindi nk'uko abantu babivuga nk'ibyandika. Abantu bavuga ngo ibyo bintu twese turabizi ngo ni ibihe bindi. No, ni ukuvuga ngo iyo ufashe umwanya ugategereza, ukitegereza, ibihe bitanga ibisubizo. Byagenze gute rero? Habyarimana yize Kayibanda, amaze kumwiga amugira nk'ikiraro cyo kwambukiraho. Hano nashyizeho ikiraro kiri mu mazi hano, aya mazi ubona hano. None muri uyu mubande abantu bose babyibazaga, bakibaza ibintu Habyarimana ari gukora Kayibanda n'ibiki, uko abantu babitekerezaga. Abantu bibaza ibibazo, abantu badasobanukiwe, bibabera urujijo. Noneho abantu bagira umwaga. Kugira uwo mwaga rero nibyo byatumye Habyarimana afata Kayibanda amugira ikiraro. Noneho aramwivuna. Amaze kumwivuna, ariko Habyarimana we yari afite gahunda yihe yo gufata ubutegetsi. Ingaruka zavuyemo zose akazirengera, yaba ibyo bakoze ba Kayibanda uko byagenze, ingaruka byagize ku baturage, kugeza na maginga ya iriya kudeta 73 nuko byagenze. Kayibanda baramutereranye, bavuga yuko adakunzwe, bavuga ko adashoboye, bavuga ko yamunzwe na ruswa, bica abatutsi. Ikibazo kigananduka kiba kiravutse, ubukungu burahazaharira. Noneho ko bari bafite igisirikare no Habyarimana bafata cya gisirikare bahita bivuna Kayibanda, bambukira kuri kiraro bubatse. Icyo kiraro ari we wari Kayibanda. Nguko byagenze rero, benshi batabyumva uko byagenze. Impamvu iyo kudeta yashobotse nuko nyine bamureze ibyo byose. None ariko bitwaje abatutsi, kuko bavuga ngo abatutsi bari gupfa, bari kwicwa. Urumva buri gihe abatutsi bafite umucunguzi. Habyarimana 73 urumva ko yari umucunguzi w'abatutsi, niko yitaga.
ariko ageze ku butegetsi nawe tuzareba uko byagenze. Hano nkaba nari mbacike ku mayange kugira ngo nkwereke uko 73 yashobotse kubera ibyo bintu byose bavuze. Nkaba ngushimiye rero ubutaha uze turebe ukuntu Habyarimana amaze gukora kudeta, ukuntu yahise afata ubutegetsi bwose arabwikubira, tukaba tugiye kubireba kugira ngo abantu bato bavutse nyuma bose bamenye ukuri, kuko uko kuri kwanditse hano uko ijuru ryaje mu Rwanda 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Twatuje muri kino gitabo rero, igitabo cy'amapaji 600, nkaba nzajya nkibasobanurira iminsi ku minsi kugira ngo abantu bamenye ibintu by'ukuri uko byagenze, kuko twagira ubuntu duhabwa ijambo ry'Uwiteka. Wibuke ko nandika kino gitabo nibwo nahawe agakiza, ntangira gusoma Bibiliya ndayiga ndayimenya. Niyo mpamvu ngomba kukubwira ngo kugira ngo umenye ibintu bijya mbere, soma ijambo ry'Uwiteka, nturibwirwe uryisomere, kuko bose nta n'umwe ushaka Imana. Abaroma 3:10-18 byanze bikunze igisubizo cy'Abanyarwanda kiri mu ijambo ry'Uwiteka, kuko nabyeretswe. Ibindi byose nta mumaro bimaze, kuko udafite Imana ngo ayishyire imbere, utayoboresha Imana pani by'abapadiri n'abasenyeri n'abantu bose bigisha, nusoma ijambo ryawe ku itangiro ugere ku byahishuwe, wumve ushyiremo gap, noneho umeasuring urebe n'ibyo abantu batekereza, noneho Imana ureke ikwereke, nibwo abantu bazabatuka. Kandi umenye ko ukuri kubohora imbohe niko kuzabohora Abanyarwanda, bitabaye ibyo ntibizashoboka. Kandi mbashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo.